Tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga cyangwa se ni umunsi ufatwa nk'umunsi w'abakundana. Ariho uyu munsi ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri hari kwizihizwa umunsi w'abakundana. Ese waba wibaza ni ayahe mateka cyangwa se ni ibihe ubusobanuro n'amateka by'uyu munsi wa Saint Valentin? Hanyuma se kandi waba wibaza byinshi ku ndabo z'amaroza nayo waha umukunzi wawe kuri uyu munsi wa Saint Valentin? Nibyo ngiye kukugezaho muri iki kiganiro. Bana natwe muri iki kiganiro kugeza kirangiye ubashe gusobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye ku munsi mukuru wa Saint Valentin. Ubundi dutangira iyi nkuru yacu, ubusanzwe umunsi wa Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare ku isi hose, ufatwa nk'umunsi w'abakundana. Uwo munsi cyangwa se uyu munsi ukaba uhurirana n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana mu buzima cyangwa se ku buzima bwa Mutagatifu Valentine. Ariko kuri uwo munsi wa Saint Valentin cyangwa se Valentine's Day hari ibintu byinshi bitandukanye bikunze kuvugwa, ariko siko byose aba ari byo. Aha rero muri iki kiganiro niyo mpamvu ngiye kubigusobanura kugira ngo ugende usobanukirwa byinshi bitandukanye. Hari ibintu byinshi rero bivugwa kandi ugasanga wenda ibivugwa atari byo, kandi si nako abantu bose babyumvikanaho. Gusa uyu munsi wo urahari, urizihizwa ndetse ku isi yose. Aha rero turagaruka kuri bimwe mu byagiye biranga uyu munsi kuva watangira kugenda wizihizwa. Ubusanzwe umunsi wa Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare ku isi hose, ufatwa nk'umunsi w'abakundana. Uyu munsi kandi ukaba uhurirana n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana ku buzima bwa Mutagatifu Valentine. Hanyuma aha rero kuri uwo munsi abasore cyangwa se abasore n'inkumi cyangwa se abakundana abagabo n'abagore bahana impano zitandukanye ziganjemo impapuro zitandukanye zanditsemo imitoma cyangwa se amagambo meza y'urukundo n'indabo z'amaroza aturuka cyangwa se atukura, ubusanzwe avuga urukundo rugurumana cyangwa se passion. Aha bivugwa ko buri mwaka kuri Saint Valentin hoherezwa amakarita agera kuri miliyari 1.5 muri yo 83.6% akaba atangwa n'abagore bayaha abo bakunda. Saint Valentin rero ikaba igwa mu ntege umunsi mukuru wa Noheli mu gutangwaho amakarita menshi. Hanyuma wahita wibaza se kuki uyu munsi washyizwe mu kwezi kwa kabiri? Nibyo nabyo ngiye kugusobanura kuki Saint Valentin iba muri Gashyantare cyangwa se mu kwezi kwa kabiri. Kera umunsi wo hagati mu kwezi kwa Gashyantare ufatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya kera. Uyu munsi cyangwa se umunsi wo hagati mu kwezi kwa Gashyantare wafatwaga nk'ikimenyetso cy'urukundo ndetse n'uburumbuke mu bihe bya kera, iyo bitaga Antiquite. Mu Bagereki rero kwari ukwezi bibukagamo ubukwe bw'imana zabo zikomeye Zeus na Hera. Mu Baromani tariki ya 15 Gashyantare wabaga ari umunsi bizizaho Lipericale, aho baturaga ibitambo Lipericarus, imana y'uburumbuke fertility. Hanyuma rero uhita wumva ko ahangaha impamvu uyu munsi cyangwa se umwe mu minsi yo hagati mu kwezi kwa Gashyantare habaga hari ibyizihizwa cyane mu Bagereki ndetse no mu Baromani, akaba ari nayo mpamvu mu by'ukuri uyu munsi kugeza n'izi saha iyi minsi yo hagati yo mu kwezi kwa kabiri usanga ifatwa nk'iminsi ikomeye cyane ku isi. Ikindi kibazo rero wakibaza none Saint Valentin nindi? Ubundi kuko mu by'ukuri abantu benshi baba ngo Saint Valentin nziza, murabizi ko tuyatwumva abantu ngo Saint Valentin, twumva Saint Andre, twumva Saint Aloys, twumva abantu batagatifu bagiye batandukanye. Aha rero wahita wibaza ngo none se Saint Valentin nindi? Ko abantu muri kugenda twifurizanya ngo Saint Valentin nziza, ubundi Saint Valentin ninde? Rero ahangaha mu Kiliziya Gatolika habayeho ba Valentin batatu batandukanye bagiye bagirwa abatagatifu cyangwa se twakwita saints, kubera ukwemera kwabo kutajegajega kwatumye bicwa nk'abahowe Imana n'ingoma z'igitugu zayoboraga Roma. Icyo gihe hari mu kinyejana cya 3. Hano rero turaza kubonamo Valentin wa Roma. Uyu nawe yari padiri, yishwe mu kinyejana cya 3 azira ukwemera kwe, ashyingurwa i Roma hafi y'inzira yitwa Via Flaminia. Habayeho n'undi witwa Valentin wa Terni.
wa Terni we yari umwepiskopi cyangwa se bishop, nawe akaba yarishwe ashyingurwa aho uwa mbere yashyinguwe. Hari undi Valante w'umumaritiri wo mu majyaruguru ya Afurika, amateka ye akaba atazwi neza. Muri aba rero ba Valante batatu uwitirirwa uriya munsi ni Valante w'i Roma. Bivuga ko ku ngoma y'umwami w'abami Claude w'umugome, Claude le Cruel, Roma yari mu ntambara abaturage batakundaga, maze afata icyemezo cyo ko nta musirikare uzongera gushaka. Hagati aho Valante we yakomeje gusezeranya rwihishwa abakundanaga, harimo n'abasore b'abasirikare. Iki gihe rero byaje kumenyekana ibukuru ko uyu Valante asezeranya abasore ndetse asezeranya abantu bakundana rwihishwa. Hanyuma biza kumenyekana ibukuru nuko arafungwa ku munsi wo kumunyonga. We rero hari tariki ya 14 Gashyantare, ariho ugiye gusobanukirwa neza impamvu uyu munsi wa Saint Valentin wizihizwa. Nyuma rero ko bimenyekanye ko uyu padiri cyangwa se uyu mupadiri Valante asezeranya abantu byihishwa, kandi hari arasohotse icyemezo kibibuza, hari tariki ya 14 rero nyuma yaje gufatwa anyongwa ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri. Yoherereza umukobwa wari ufite se wacungaga iyo gereza agapapuro kanditseho ngo biturutse kuri Valante. Biturutse kuri Valante yagizwe umurinzi w'abakundana, le patron des amoureux. Nukuvuga ngo nyuma bimaze kumenyekana ibikuru ko uyu Valante asezeranya, uyu mupadiri asezeranya abakundana, yarafashwe arafungwa. Ku munsi wo kumunyonga kwe rero hari tariki ya 14 nkuko bimaze kubikubwira, yoherereza umukobwa wari ufite se wacungaga iyo gereza agapapuro kanditseho ngo biturutse kuri Valante yagizwe umurinzi w'abakundana, le patron des amoureux. Ari naho mu by'ukuri hatangiye kugenda hizirizwa uyu munsi wa Saint Valentin, koko murabyumva ko uyu Valante yishwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Rero uko tureka turebe uko uyu munsi wa Saint Valentin wizizwa ahantu hagiye hatandukanye. Ubundi kera uyu munsi wafatwaga nk'uwa celibateri kurusha abakundana. Abasore n'abakobwa bakinaga umukino aho abakobwa bihishaga maze abasore bakabashaka. Iyo umusore yavumburaga umukobwa bagombaga gushyingiranwa mbere y'uko umwaka urangira. Urumva ko byari ibintu bitangaje. Hanyuma mu kinyejana cya 4 amateka cyangwa se amakuru avuga ko nibwo mu Bwongereza umunsi wafashwe nk'urukundo koko, kuko bemeraga ko inyoni z'ingabo n'iz'ingore zihura, icyo bitaga compromise cyangwa se mating kuri uwo munsi. Ku munsi wa Saint Valentin rero bamwe mu bakristu bajya gusura ibisigazwa by'uyu Valante, ibyo bita relics ahantu hatandukanye mu Burayi. Mu Bushinwa na Taiwan kuva mu mwaka w'1980 uyu munsi wa Saint Valentin urizihizwa cyane. Mu Buyapani naho ntibiba bisanzwe, kuri uwo munsi abakobwa bategetswe kuzanira abagabo n'abasore bakorana za shokora zihenze. Gusa mu Buyapani kuri tariki ya 14 Werurwe abagabo barishyura bagaha abagore cyangwa se bashiki babo umwenda. Ni ukuvuga ngo mu Buyapani ho noneho iyo byageze ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu, urumva barenze ukwezi, abagabo nabo urumva abagore baba babashiriye indabyo cyangwa se n'amashokoleti ku itariki 14 z'ukwa kabiri. Hanyuma byagera ku itariki 14 z'ukwa gatatu abagabo nabo bakishyura abagore babashira impano zigiye zitandukanye, mbese ni nko kubavamo umwenda. Hanyuma kandi babashyira ibintu bigiye bitandukanye, bakabaha umwenda, urukweto cyangwa ikindi gifite ibara ry'umweru kandi gihenze inshuro nibura 3 kurenza yashokora yaguriwe cyangwa se uwo mugabo yahawe. Iyo tariki rero ya 14 Werurwe bayita White Day. Iyi White Day ikaba yizihizwa cyane hariya mu Buyapani. Iyo yageze rero aba ari umunsi mukuru ukomeye cyane. Uretse mu gihugu cya Brazil ho bagira umunsi w'abakundana wihariye uba tariki ya 12 Kamena, ukaba witwa Do Namorados. Muri Colombia ho uba ku wa gatandatu wa gatatu w'ukwa 9, ukaba witwa Dia del Amor y Amistad, umunsi w'urukundo n'ubunshuti.
Mu Rwanda rero naho ntago twacikanywe, kuko mu Rwanda naho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani uyu munsi witaweho cyane kandi ugenda utera imbere umwaka ku mwaka, ndetse no kuri ubu ngubu uyu munsi uraza kugenda ubona ibirori bigiye bitandukanye, ahantu abantu bajya basohokera ahantu hagiye hatandukanye bigenda bizihiza uyu munsi. Kubu rero tubona nk'abanyeshuri bo muri za kaminuza muri ino minsi uba usanga nabo hari ababoneka bawizihiza kurusha abandi, cyane ko abenshi baba babyungukiyemo kwerekana ingufu z'aho urukundo rwabo rugera. Hanyuma rero ibi ni ibikubiye rero ku mateka yaranze uyu munsi, ariko kandi ntago nagenda nakubwiye bimwe ku mpamvu nyirizina hatangwa indabo z'amaroza kuri uyu munsi wa Saint Valentin. Ubundi hari ukwiriye kumenya byinshi ku mpamvu hatangwa indabo z'amaroza ndetse n'indabo mu by'ukuri waha umukunzi wawe kuri uyu munsi, akaba ariyo mpamvu ngiye kubigezaho kugira ngo mu gihe utegura umunsi wawe ubashe kuwutegura neza, ndetse umenye n'indabo uraza guha umukunzi wawe n'igisobanuro cyazo. Rero guhana indabo ni kimwe mu byerekana urukundo ruri hagati y'abantu. Iyo umuntu aruguhaye aba akwereka ko agufitiye urukundo rukomeye kandi ko ashimishijwe n'umubano wanyu. Abantu bahana indabo mu buryo butandukanye bitewe n'umubano bafitanye cyangwa n'icyabaye hagati yabo, ariko akenshi abakunda guhana indabo ni abari mu rukundo, aho umusore n'inkumi cyangwa umugabo n'umugore bahana indabo. Abakundana rero bahana indabo mu kugaragarizanya urukundo rukomeye ruri hagati yabo, cyangwa bakazihana bitewe n'ibirori bitandukanye bizihiza. Ariko akenshi biganisha ku rukundo rwabo, ari nayo mpamvu uyu munsi uraza gusanga haguzwe indabo nyinshi cyane zikagenda zitangwa mu buryo bugiye butandukanye. Nubwo rero guhana indabo bigaragara nk'ikimenyetso cy'urukundo kiri hagati y'abakundana, ariko siko indabo zose zisobanura urukundo, kuko usanga hari n'izisobanura agahinda cyangwa undi mubano utari urukundo. Akaba ari nayo mpamvu muri aka kanya ngiye kukubwira bimwe mu bisobanuro by'indabo kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ururabo ugomba guha umukunzi wawe, utaza kumuha ururabo ugasanga ibyari ibirori bihindutse amatiku, cyangwa se bihindutse ibintu bitagenze neza kubera ko uhaye umukunzi wawe ururabo mu by'ukuri wenda rudafite igisobanuro nk'icyo we atekereza kuri uyu munsi. Hari ubwo rero habaho kwibeshya kugiye gutandukanye, ugasanga umuntu atanze ururabo akumva ko gutanga amaroza ariyo yose ariyo yose bisobanuye urukundo, ariko ni ukwibeshya, kuko buri maroza agira icyo asobanuye, nubwo yose aba aganisha ku mubano mwiza. Nk'amaroza y'umuhondo asobanura ubucuti buri hagati y'abantu. Ubu bwoko bw'amaroza ushobora kubuha umuntu w'inshuti yawe umwereka ko unyuzwe n'ubucuti mufitanye. Amaroza y'umuhondo ni amaroza ushobora guhereza umukunzi wawe, mu by'ukuri bukaba busobanuye uri kumwereka uko unyuzwe n'ubucuti mufitanye. Naho amaroza afite ibara ry'iroza yo asobanura gushima, ubumuntu n'umunezero. Aya uyaha umuntu ushaka kumushimira bitewe n'igikorwa runaka yagukoreye. Aya amaroza cyangwa se indabo z'amaroza zifite ibara rya roza asobanura gushima, ubumuntu n'umunezero, kandi ukayaha umuntu ushaka kumushimira bitewe n'igikorwa runaka yagukoreye. Rero kuri uyu munsi rero wa 14 z'ukwa kabiri byaba bitangaje ko uramutse uhaye inshuti yawe amaroza adahura mu by'ukuri n'uyu munsi, kuko ku munsi wahariwe abakundana ushobora guha uwo mwashakanye amaroza y'umuhondo kandi washaka kumugaragariza urukundo ruri hagati yanyu. Bivuze ngo ugomba kumenya neza amaroza ugomba guha umukunzi wawe, kuko iki gihe uramutse umuhaye amaroza y'umuhondo ntiwaba umweretse rwa rukundo washakaga ko abona, abaye ari umuntu usobanukiwe iby'indabo. Ntabwo byamushimisha, kuko yakwibaza uburyo urukundo ruhuje ndetse n'iryo bara ry'iroza, ugasanga rimwe na rimwe ntago bimushimishije. Hanyuma amaroza atukura yamenyekanye ubwo yakoreshwaga n'abaromani n'abagiriki, aho yagaragazaga Aphrodite cyangwa se Venus, ikaba yari imana y'urukundo. Yaje gukoreshwa nk'ikimenyetso cy'abakundana bitewe na William Shakespeare. Ngira ngo uyu nguyu William Shakespeare muramuzi ko ni umwanditsi ukomeye cyane, wayakoreshaga mu bihangano bye, bituma yamamara nk'akoreshwa hagati y'abakundana. Aya maroza rero atukura abayahana cyangwa se abahana aya maroza ni abakundana urukundo rwo kubana nk'umugabo n'umugore,
cyangwa se abamaze kubana kuko asobanura urukundo. Ngeraga kakana mukumbe neza, amaroza atukura ni amaroza atangwa cyangwa se atangwa hagati y'umugabo n'umugore cyangwa se umusore n'inkumi bitegura kurushinga cyangwa se n'abasanzwe babana, akaba asobanura urukundo. Ubu bivuze ko rero uyu munsi mu ndabo uri buze gutegura wahereza umukunzi wawe bigende ku bisobanuro naguhaye. Nimba ari ukumushimira birumvikana uramuha ari amaroza y'iroza, niba ari ukugaragaza ikindi kimenyetso runaka urayamuha, ariko niba mwaramaze kwemeranya ko mugomba kubana n'umugabo n'umugore byaba byiza umuteguriye aya maroza atukura. Rero aya maroza biba byiza cyane kuyatanga ku munsi nk'uyu nguyu w'abakundana uzwi nka Saint Valentin. Rero kuba amaroza atukura agaragaza urukundo byemezwa n'umucuruzi w'indabyo n'abacuruzi b'indabyo bagiye batandukanye, bagiye basobanukiwe iby'izi ndabyo, nk'uko twagiye tugenda tuganira nabo bakagenda badusobanurira iby'izi ndabyo. Rero ukaba mu by'ukuri kuri uyu munsi ukwiriye gushakira umukunzi wawe indabyo, hanyuma ukazimuha, hanyuma urukundo rwanyu rugakomeza gusagamba, kandi nk'uko muba mwarateye intambwe muvuga ko mugiye mwemereje ko mugiye kubana, bigakomeza urukundo rugakomeza kuba urukundo rumeze neza ndetse rushikamye. Hirya no hino rero ku isi hari ubwoko bw'amaroza busaga 150 bugiye bufite ibisobanuro bigiye bitandukanye. Mbere yo kugira uwo uha izi ndabo rero biba byiza kubanza kumenya icyo rusobanuye. Rero ngira ngo nakunyuragamo muri makeya iby'uyu munsi wa Saint Valentin, kuko ni amateka agiye atandukanye agenda avuga kuri uyu munsi wa Saint Valentin. Nizere ko rero mu byo utegura kuza kwizihiza umunsi wawe uraza kugenda utegurira umukunzi wawe impano ndetse n'indabo zimunogeye kugira ngo muze kugira umunsi mwiza. Reka soze rero ngewe mbifuriza kuza kugira umunsi mwiza wa Saint Valentin. Ngira ngo abenshi mwana bitangiye benshi baraza kuba basohoka. Nizere ko rero muraza kugira ibihe byiza. Nge rero nari Mr. Joe, nizere ko umunsi wanyu uraza kugenda neza, mukomeze kumugire Saint Valentin nziza.